wowe TV. Abalewi igice cya 22 guhera ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 16. Turatwibaza ikibazo cya kane kibaza ngo mbese mu byo nsomye harimo itegeko nkwiriye kumvira? Dusome mu izina rya Yesu. Uwiteka abwira Mose ati, bwira Aroni n'abana be bitandukanye n'ibyera Abisirayeli banyereza, be gusuzugura izina ryanjye ryera ndi Uwiteka. Wabwira uti umuntu wese wo mu rubyaro rwanyu mu bihe byanyu byose azegera ibyera Abisirayeli bereje Uwiteka agihumanye, uwo muntu azakurweho ave imbere yanjye ndi Uwiteka. Umuntu wese wo mu rubyaro rwa Aroni ubembye cyangwa uninda ntarye ku byera atarahumanuka, kandi ukoze ku muntu wese cyangwa ku kintu cyose cyahumanijwe n'intumbi cyangwa ku muntu uvuwemo n'intanga ze, cyangwa ukoze ku kikururuka cyose cyamuhumanya, cyangwa ku muntu wamuhumanisha guhumana ku buryo bwose, ukoze ku bimeze bityo azaba ahumanye ageze nimugoroba. Ntakarye ku byera ariko yiyuhagire. Izuba nirirenga azaba ahumanutse abone kurya ku byera, kuko ari ibyo kurya bye. Intumbi n'ikirira ntakabirye ngo abyiyandurishe ndi Uwiteka. Nicyo gituma bakwiriye kwitondera umurimo nabarindishije, kugira ngo utabazanira icyaha ukabicisha kuko bawononnye. Ndi Uwiteka ubeza. Utari uwo mu batambyi ntakarye ku cyera. Umushyitsi wo mu nzu y'umutambyi cyangwa umukorera ibihembo ntibakarye ku cyera. Ariko umutambyi nagura umuntu ifeza uwo ajya akiryaho, n'abavukiye mu rugo rwe bajye barya ku byo kurya bye. Kandi umukobwa w'umutambyi narongorwa n'utari uwo mu batambyi ntakarye mu byera byatuwe bitekererezwa. Ariko umukobwa w'umutambyi niba ari umupfakazi cyangwa yarasenzwe, ntagire umwana, akaba igishubaziko, agasubira mu nzu ya se nk'uko yari ari mu bwana bwe, ajya arya ku byo kurya bya se. Ariko ntakagire utari uwo mu batambyi ubiryaho. Umuntu narya ku cyera atabizi, arihe umutambyi ikingana n'icyera yariye, yongereho igice cyacyo cya 5. Kandi abatambyi ntibakonone ibyera byatuwe n'Abisirayeli, ibyo bereje Uwiteka, ngo babashyirisheho gukiranirwa kuzana urubanza nibarya ibyera byabo, kuko ndi Uwiteka ubeza. Nimwakire n'ijambo ry'Imana. Dusomeye umusomyi uko yabivuze, twibaza cya kibazo cya kane twavuze ngo mbese ibyo nsomye harimo itegeko nkwiriye kumvira? Umusomyi yabivuzeho muri aya magambo: bwira Aroni n'abana be bitandukanye n'ibyera Abisirayeli banyereza. Twasomye ku murongo wa 2. Kuki Imana yahaye abatambyi amabwiriza ameze gutya? Birashoboka ko Abisirayeli bari baragiye bakurikirana imikorere y'abatambyi b'ibigirwamana muri Egiputa, ubundi ugasanga barakururwaga nabyo. Imana rero irashaka ko abatambyi bayo bayikorera basobanukiwe neza ibyo ibasaba, kugira ngo bafashe abantu kurushaho kumenya Imana no kuyumvira. Kumvira Imana kw'abatambyi kwatumaga Abisirayeli bayiyumvamo, nuko nabo bagakora bafite umutekano wuzuye. Umuntu narya ku cyera atabizi, ariho umutambyi ikingana n'icyera yariye, yongereho igice cyacyo cya 5 ku murongo wa 14. Hari abantu bari bemerewe kurya ku gitambo n'abatari babyemerewe. Uwaryaga kuri icyo gitambo atabyemerewe atabizi yagombaga kuriha ibiteganijwe. Nyine data zirikana, abakozi b'Imana bagomba gukoresha neza iby'abanyetorero batanze, cyane cyane amafaranga, ntibibwire ko bapfa kubikoresha uko bishakiye. Umurongo wa 15. Gusenga. Mwuka Wera bidufasha buri gihe kumenya ibyo twemerewe n'ibyo tutemerewe, kugira ngo tudacumura ku Mana
indirimbo 388 nyakira neza ijambo ry'Imana.